y'Imana bane namwe mwese mudukurikira mwese mwakanze subscribe mudukorera share mwe muduha comment mukandikamo comment ko mubyumva uko mukomeza kubana natwe mukatwereka urukundo rukomeye. Imana y'amahoro yo mu ijuru ibampere umugisha, kandi umugisha rero ni ikintu cyiza. Umugisha ntukarare utumvishe ijambo umugisha ku buzima bwawe. Ujye ugerageza uko bishoboka byose hagira umuntu urara kubwiye ngo Imana iguha umugisha uva ku Mana. Bibiliya iravuga ngo umugisha uva ku Mana niyongeramo umubabaro, niyongeraho umuvumo. Imana iguha umugisha rero ukomeje gukanda kuri subscribe ya Theo TV. Imana iguha umugisha ukomeje gukanda like, ukomeje gukora share, ukomeje gukurikira ibiganiro byacu. Ni ibiganiro birimo ukuri kw'ijambo ry'Imana. Mbashimira abaraye barebye ikiganiro cyacu cya Pastor Rutayisire ku magambo meza yarayabwiye abantu akabwira ngo ijuru ntirikorerwa, ijuru ntirisengerwa, ahubwo ijuru turihabwa muri package y'agakiza. Ibyo yavuze nibyo, kubera ko kubura agakiza kw'abantu bituma barara amajoro, abandi barara ubutayu, abandi birirwa mu byumba by'amasengesho ngo bari gusengera kuzajya mu ijuru, kandi mu ijuru ntabwo ari ibintu twingingira. Icya mbere, iyo wamaze gusobanukirwa kuri umwana w'Imana, waramaze gusobanukirwa isano ikomeye ufitanye n'Imana, ntabwo uri mu bantu bashobora gusengera ijuru, kuko nk'uko yabisobanuye ntabwo umwana ari we wingingira umubyeyi kuba yataha mu nzu ya se, ahubwo ibyo so afite cyangwa se ababyeyi bafite ni ibyawe. Ababyeyi ibyo bakorera aba ari iby'abana babo, kandi birayikadurugura kavuga ati ko muri babi mukamuzi guha ibyiza abana banyu iyo babibasabye, isuri mu ijoro azanirwa guha kumva intore zimutagira ku manywa na nijoro. Ikintu abantu basomye ijambo ry'Imana bagisobanukirwa bacyumva. Rero ahubwo ngo mari iminsi ndi gusengera kujya mu ijuru, namara igihe ndi gusaba imbaraga zo kwemera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, nkagira agakiza karambye muri njye. Kuko ubu dufite abantu benshi batwereka ko bafite ishusho yo kwera ariko bagahakana imbaraga zako. Abahanuzi bo bafite ukuntu bakorana nk'amakipe, uburyo buri komisiyo. Umuhanuzi umwe amubwira icyifuzo cyawe, nawe akafite abandi 4-5 ari bubabwire, barangiza bagahita baguhamagara kuri telefone bakubwira ngo ndende umukozi w'Imana runaka, hari ibyo Imana inyeretse kuri wowe. Kandi ubwo ni ya kope ya wa wundi wamubwiye icyifuzo, uko bakorana nka timu. Yakubwira ibyawe byose uriwe, ukavuga ati koko ni Imana ibihishuye. Ni nako bigenda no mu masengesho. Iyo abantu bagiye mu masengesho n'umuhanuzi aguhamagaye ngo wa mudamu ngo ngwino hano, ngo Imana ngo hari ibyo inyeretse, inyeretse imbere yawe, barahamenye amazi y'umurambo, none birakomeye, niyo yatumye udatera imbere, niyo yatumye utabyara. Rero kubera uba utarasomye Bibiliya, utazi uburyo Imana ikora neza, udasobanuka iby'ijambo ry'Imana, ukahita wizera ukagira ubwoba ati amazi y'umurambo ari cyo yagutwara, ntacyo yagutwara. Cyangwa wowe haguruka uze hano, mbonye umugabo wawe yarari muri gereza afunzwe, bimeze gutyo. Usubiye inyuma wasanga hari umuntu ushobora kuba waraganiye nawe. Biroroshye ko abantu bibaneka, abantu bakamenya ibyabo. Rero bamwe mu bahanuzi bavuga ko berekwa, Imana iriho itanga n'impano zo kwerekwa, ariko hari ababikoresha nk'inyungu zabo, nayo mpamvu bashoramo ibyo byo kuneka. Niko ijambo ry'Imana rivuga mu rwandiko rwa Pawulo yandikiye Abakorino mu gice cya 12, haravuga ngo mwifuze impano zose z'Imana. Harimo impano zo guhanura, iz'ibitangaza, zo gukiza indwara. Ariko izo mpano se ziboneka gute? Ese ziriho? Wamenya ute ko iyo mpano koko ari iy'Imana? Bibiliya yo yaduhaye reference nziza, iravuga ngo muzabamenyera ku mbuto zabo. Umuntu araho yaritukuje, uruhu yari afite sirwa afite. Umuntu arahara akwepye, niba avuka Rubavu akwepye Rubavu, agiye guhanurira i Kigali, hataye umugore Rubavu, ageze Kigali nabwo abakobwa baraje, azanye undi mugore, ejo nawe azamuta azana undi, abandi babakubitana imitwe n'abanywa mu tubari, bakava guhanuraho, bundi icyaka cyo bakuye mu rusengero bakakirukangana mu nzoga, bakajya kunywa no gusinda, abandi bakajya mu ndaya, bakora ibintu byinshi bitandukanye. Arizo mbuto zabo Bibiliya yavuze ngo muzabonera ku mbuto zabo. Ariko twe kuba ngaho ndavuze ngo abahanuzi bose babishira ingewe usigaye, Imana ikamubwira ngo haracyari ibihumbi byinshi bitarapfukamira Bayali,
haracyari ibihumbi byinshi turapfukamira Bayali, abakozi Imana baracyariho. Ariko hari n'abandi bari kubiyikorera nka bamwishakira ndamu, batagambiriye kwigisha abantu agakiza. Ari nayo mpamvu ubuhanuzi bwabo kenshi buza burimo iterabwoba. Mbonye wari ugiye gupfa, ariko marayika w'Imana araza abikuraho, nuko bakubwira. Mbonye hari ibintu baje gutaba iwawe, ariko mbona marayika araje arangije arakubura, aratabura bikuraho. Niyo tekinike bakoresha, nta kindi ni ukuremamo ikintu kiri butume ugira ubwoba cyarangiza kikongera kikagurura muri mudu. Muravuga ati mbonye hari umurozi uje ataba ibintu iwawe, amaze kubitabayo mbona marayika w'Imana araje arakubuye aratabuye. Donc umva iyo scenario akoze. Muri iyo scenario uri umuntu udasoma ijambo ry'Imana, uri umuntu utamenyereye iby'impano z'Imana, ntabwo ushobora kumenya ko ibyo bintu harimo ibyo kukubeshya, harimo maguyi, harimo gushaka kugucucura utwawe. Rero muri rusange mu kugira ngo wirinde abagucucura ibyawe bitwaje ko Imana ari bayishuriye, akirezwe isomwami n'umukiza. Soma ijambo ry'Imana, menya uko ugenzura abanyempano, uko muri izo mpano Bibiliya ivuga harimo n'impano yo kugenzura imyuka. Imana iyiguhe ujye ushobora kugenzura imyuka ubimenye, kuko benshi uzasanga ntabwo bari mu buzima bwo gusenga. Ku ruhande rumwe bavuga Imana, ariko ku rundi ruhande bari mu buzima bwo gushaka kwibera celebrity, byamamare, abasitari. Araza yakubisemo agacupa, yakubisemo maka don't touch, kwafe igezweho nk'abandi basitari bari hanze. Si umuhanzi ngo aririmbe, ntabwo nshira imanza abahanzi kuko nabo ni abantu b'Imana, ariko baba barahisemo kimwe. Ariko iyo uri umukozi w'Imana, niba koko uri umuvugishwa w'Imana, hari physical appearance ugomba kugaragaraho. Ntabwo mvuze ko ugomba kwicisha umwanda niki, ugomba kwiyitaho. Ariko hari iby'abandi bantu batajya muri uko kwemera kuba ingwate zo gukorera Imana bajyamo, wowe utajyamo. Wowe umuntu uraho umuhanzi usanzwe wiririmbira indirimbo za sekira n'ibindi, yikirishiyeho derede, nta cyaha nta rubanza tumuciriye, yikoreye kuko ni ibintu byashaka ko bizana influence. Hari ibintu bizana influence bitewe n'akazi ukora. Iyo uri umufundi uragenda ukambara isarubete, iyo uri umuganga wambara itaburiya. Buri wese mu kazi akora hari ibyo akora biri influence, biramwe influence. Iyo uri umuganga baravuga ngo inzara ugomba kuzica kuko zishobora kubika umwanda zigatera n'abandi uburwayi. Nabo basitari, abo bantu baririmba izo ndirimbo, hari ibyo baba bagomba gukora bijyanye na peer group barimo, cyangwa se groupe zabo bagenderamo. Ariko ubona umuntu nawe ntashyushye ntakonje. Niwe biravuze ngo ubwo udashyushye kandi ukaba udakonje urakaza uyazimbye kukuruka. Umuntu aragenda agafata isura yakayihindura kitukuza n'iminwa nikakisigana rabera ari umuntu w'umugabo. Yarangiza mu kanya agahagarara ngo mva ngo hari Imana imbwiye, n'ubwibone bwinshi kuri TikTok n'ahandi kuri YouTube, ngo hari Imana imbwiye ngo hagarara, ngo bari bararoze, ngo bari baragucinda sago, ngo kubera ngo bene wanyu ngo barabapfumu. Ubu mumbwire generation turimo, wowe generation yanyu iwanyu urebye generation ya none irimo, harimo abapfumu bangahe? Harimo abantu bagiterekera bangahe? Ubwiye kuri papa ukamazi yo guterekera wasanga atanabizi. Papa nawe abajije mama papa we yasanga nawe atabizi. Ruvuga ngo hari ibintu byagiye bicika umuntu atagombye gushakira amaramuko mu bantu basenga Imana. Kandi biravuga ngo icyo ijambo ry'Imana ryazi nuko bamenya Imana, ariyo bakamenya na Yesu Kristo, bakamenya Imana nyakuri, bakamenya n'uwo yatumye ari we Yesu Kristo. Ariko abantu mbere yo kumenya Yesu Kristo barashaka kumenya ibyo ngo ni amatangazo ava mu ijuru. Amatangazo ava mu ijuru nawe ubwawe wasenze wayimenyera, Imana yagusanga, yakoresha ubundi buryo bwinshi, vuga kabiri cyangwa gatatu niko birivuga. Ariko ukwiye kugenzura imbuto z'abantu baza kukubwira ibyo. Barangiza mu materaniro agahagarara yashyize muri mikoro ngo yamamare, ngo cyangwa ntiyamamare, ngo yego ngo yamamare, ukagira ngo turi gufana. Twamara kubivuga gutyo ngo mbongo none ngo ngiye kubihanura, ngo ceceka ngo amakuru yawe ni njyewe uyafite, ngo ngiye ngo ngubwire ngo ko ninjye ufite amakuru yiwawe. Ngo gutyo ndeba turuhagaze hano mu rusengero, ngo ubu nagiye nageze iwawe natangiye kureba iby'iwawe. Ibi bintu tubyitondemo, kandi abantu bakora ibi nubaho igihe kirekire uzasanga mu gihe kiri imbere ubure niyo barigitiye. Benshi usanga mu makaritsiye no hirya no hino ava kuri kamera agatangira gutereta abo yarari guhanurira, ava kuri kamera agatangira kwiba abo yarari guhanurira, ava kuri kamera akajya mu nzoga, ava kuri kamera
akajya gukora bya bindi byose by'abisi, babandi basanzwe batarakira agakiza, batarakora ijambo ry'Imana ry'ukuri. Rero ni uko tugomba gusaba ubwami bw'Imana bukaza. Ubwami bw'Imana kuza rero nta n'umwe bwigeze bubuza gukora ngo uhagarare imbere y'abandi ngo ari kubabeshya gutya. Ibintu byose kibikora ni uko abantu baba bashaka indamu, amafaranga, kuruta kwigisha abantu agakiza. Rero ubu hari entertainment gospel niyo abantu bahagazemo none, gospel of entertainment, no gospel yo kwishimisha. Abantu dufite ibibazo bitandukanye muri no minsi bitewe n'imihindagukire y'isi uko igenda imera. Urashobora ko wagira ikigereranyo cyo kutabyara, ariko Imana ikakwigisha uburyo cyitwaramo, kumenya gusenga ugategereza igihe cy'Imana. Birashobora ko wagira ikigereranyo cy'uburwayi buhoraho, gusenga kandi ugategereza Imana. Kubwira umuntu ngo nudakora ibi, ndi kubona nudakora ibi uri hafi yo gupfa, n'ubundi nta kintu gishobora gukuraho urupfu. Ntago amafaranga utanga gukuraho urupfu, kuko gupfa ni isezerano. Uwavutse aba agomba gupfa, nta muntu uzabaho burundu. Rero gupfa ntago ari ikintu gishyashya uwo muhanuzi aba akubwiye. Hari abumva bavuze ngo none kugira ngo ibi bikoreke, gira icyo utanga wishinganisha. Nta kintu wakwishinganisha ko ku Mana kugira ngo ikurinde. Ikikomeye wishinganishaho ni ukwemera Yesu Kristo nk'umwami wabambwe, ukizera, ukamwizera nk'umwami n'umukiza, kandi ukizera mu maraso yamenetse, ko ayo maraso yonyine yashobora kugukiza. Ariya maraso rero avuga ngo aruta ibitambo by'intama n'ibimasa. Ayo maraso ni mazima. Ayo maraso ya Yesu ashobora kukubesha, ashobora kukurinda. Rero dukwiye kuzana ubwami bw'Imana bukaza, tutabaye mu bintu by'ikigare byo kumva yuko kubaho ari uko tubaho, ari uko hari uwamanje yerekwa ibyacu. Njye mba mbona ku ruhande rwanjye ari ubupfumu bwavuye mu buryo buri traditional, ubu bupfumu buri moderne. Donc dufite ubupfumu buri modern. Niwumva ibi, niwumve ko mvuga ko impano z'Imana zitariho. Impano z'Imana zirahari, ziba muri twe, ariko kumenya the true biragusaba gusenga Imana ikaguha impano yo kugenzura imyuka. Abantu benshi baraza kuri social medias, baravuga ibintu bijyanye n'amarari y'abantu kugira ngo abantu baze bakore subscribes, bakore follow, bakurikira icyo kigare nyine. Umva, hari icyo Imana ikoze. Ndi hano ku musozi ndi kugusengera, hari icyo Imana ikoze. Urabeshya kandi ibyo byurimo uravuga none ejo bizakugaruka. Abantu nitureke kubarindagiza, kwizera Yesu byonyine birahagije. Nabwiye abantu ejo bundi ngo amaturo dutura ntago ariyo duhuza n'Imana. Abantu bamwe ntibabyumva, ariko ntago amaturo duhuza n'Imana. Ikiduhuza n'Imana ni ukwizera Yesu Kristo wabambwe nk'umwami n'umukiza. Amaturo niba usengera hose yatange, wuzuza inshingano z'idini cyangwa z'itorero ryawe, uko ayo maturo niyo akoreshwa mu murimo w'Imana. Niba adakoreshwa mu murimo w'Imana, arabayakoresha nabi, nabo bafite urubanza. Ariko amaturo icyo akora ni ugukora mu nzu y'Imana, mu rusengero. Nabivuze mu nzu y'Imana, ko ni mu rusengero naho duteranira, uko inzu y'Imana ni imitima yacu. Hanyuma handi muteranira hakagira isuku nyine. Abantu bakwiye guteranira ahantu hafite isuku, hasa neza, hafite akarangi, harimo ibigezweho. Niba abantu bubaka inzu zabo zisanzwe bazakoramo ibisanzwe, amasare bakayadekora neza, naho tuzahura naho tukigira ku ijambo ry'Imana bitwungura, naho dukwiye kuhakora hagasa neza. Amaturo rero akwiye kugira management. Nta nubwo ariyo yanzanye kuri kamera uyu munsi wa none. Abayakoresha nabi bafite urubanza imbere yabo, kuko bataragera no mu ijuru ngo bagire urubanza, bafite urubanza rwabo bari kumwe aho wemera agatanga iryo turo, akajya mu murongo, akaritanga agiye kuburara, akaritanga mbese akigomwa, ariko wowe ukarikoresha itagombye gukora. Wowe ufite urubanza umutima wawe gucira. Ariko icyo mvuga muri iki kiganiro ni ukumenya neza ko umwenda utwikiriye ahera mu gutabuka mu byasonwa ko buri muntu wese agomba gusenga. Byanaroroshye ko aho waba uri hose wasenga Imana ikakumva, kuko ni omnipresent, ibera hose icyarimwe. Bivuga ngo uramutse usenza aho waba uri hose, waba uri mu kazi uri gushaka ubwami bw'Imana ko bwaguka, uri gukoresha amaboko yawe, uri gushakisha igitunga umuryango wawe, uri gushakisha ko umuryango wawe wava mu murongo w'ubukene, uri gushakisha ko umuryango wawe uyu munsi wa none waba utakira aho wari uhagaze, Imana yanakumva. Ntabwo Imana nirwa kukumva kubera yuko utaje aho bateranira mu nzu bateraniramo, ariyo twita urusengero mu buzima busanzwe.
rero icyo dukora ni uko dukwiye kumva ko Imana ntago itubuza gukora ngo tubeho, itwigisha gukora. Nta nubwo Imana itubwira gukora kubera ko ari ibyo ibanje kutubwira. Iki ni ukusobanurwa neza muri iki kiganiro ko bamwe mu bahanuzi cyangwa se bavuga ko berekwa ubu barenze urugero rwo gusenga ngo bihane, babwire abantu bihane, bakire Yesu umwami n'umukiza, ndetse babwire kuko iby'ijuru rivuze. Niba umuntu mu gitondo bucya azi neza ko mu materaniro agiyemo ari buhanure, ni ngombwa ko apanga ibyo ari buhanure. Niba umuntu ku giti cye we yaramaze kwishyiramo ko ubwanga bikunde umuhamagaye wese agomba kumuhanurira, ni ugusobanura yuko buri gihe aba afite package y'ubuhanuzi yapanze. Ese wambwira ute ko umuntu afata telefone abantu 30, 20 bose bakamuhamagara umunsi umwe, bose ari kubahanurira? Ese iyo ni radio aba yafunguye? Hagati aho harimo kubeshya no kubeshyera Imana. Ikindi cya kabiri, niba koko uri umukozi w'Imana uri umuhanuzi, kubuki tugera mu isi tukabona usa nayo, tukabona ntaho utaniye n'abari hanze mu kabari bari kwinywera byeri yabo, ntabwo mbacira urubanza, no mu rusengero tukabona birasa. Abantu rero nabo cyane cyane abadamu bambabarire bakunda guhurura kirukanga ku muntu atanabanje yareba ese reyerema uyu muntu uri kumbwira ko Imana ivuze physically iri muri we. Physically hari umuntu na postinze akantu keje bundi ari guhanura, abantu bamaye comment nyinshi bakambwira bati uyu twari tumuzi muri ikaritsiye, hari abadamu bavuyemo byagenze gutya na gutya, bateye inda, uyu byari bimeze gutya na gutya, iyi ngegera iki gisambo bimeze gute na gute. Mumbare kuba ngonesheje iryo jambo, nuko ariko babinyandikiraga. Nukuri tugerageze kugenzura, turebe ibintu by'ubuhanuzi byajemo amatiku. Hari abantu babitse ibikomere byinshi bagiye baterwa n'ibyo. Hajemo uko umuntu yumva kwanze agahita hanura kariho uri gukorera ibi. Hajemo ko umuntu ashaka inyungu runaka akaza akagutinyisha ko Imana ishaka ibintu utabikora biraba ikibazo. Rero dusome ijambo ry'Imana kandi twumve ukuri kw'ijambo ry'Imana. Dusenga isengesho ngiryo Yeremiya yasenze mu gitabo cy'amaganya ya Yeremiya. Aravuga ngo twigarurire data tuzaba tukugarurikiye, natwe tugarurire ibihe byacu bibe nk'ibya kera. Utwigarurire natwe tuzaba tukugarukiye, tugarure ibihe byacu bibe nk'ibya kera. Ukwiye gusaba Imana ikagarura ibihe byawe byo gusenga, ikagarura ibihe byawe byo kumva Imana muri wowe, ukayumva atari uko ubanje wayumvira ku muhanuzi. Ukumva Imana mu buzima bwawe ugenda ukayubaha kandi uyitinya. Ibyo nibigaruka muri wowe uzakomera mu buryo bw'umwuka, uzagira amagufwa n'imisokoro, ubuzima n'impagarike uzabigira kandi uzakomera. Kandi ukamenya ko mu gusenga Imana bidakuraho kwitaho ku giti cyawe no kwita ku buzima n'imibereho yawe. Imana ibahe umugisha. Ngewe ubabwira iki kiganiro ndabakunda, kandi birashoboka ko mu kiganiro cy'iminota 20 umuntu atabura hacikwa. Niba araho nacitswe mu mubare, ariko wumva ubutumwa buzima burimo nawe bukugirira umumaro. Ibyo ari byose mu myaka uzamara uri gusenga uzagenda umenya ko ikiganiro byari ngombwa kucyumva, kandi bizagenda bigaruka mu buzima bwawe, ubone ko hari ukuri kwari kurimo. Ni ukuri iby'Imana ntibigurwa. Iby'Imana si ngombwa ngo ibanze yabikubwira gutyo kuriya twirirwa kuri entertainment ku ma social media n'ahandi no mu nsengero tujyamo. Umuntu akabanza avuga ngo can I prophesy, nahanura, yego hanura. Ibi bintu birimo uko abantu babonye ko nakoresha akantu ko kuvuga ko ari umuhanuzi ku buryo bw'ubukungu buzinja, kuko hari abantu bafite ibikomere byabo. Umuntu ufite igikomere y'umubwiye ngo hari iby'Imana ikubwiye abyumva vuba, kuko akeneye ijwi ry'ihumure ryo kumubwira ngo Imana iraguhumurije, bonye ijuru rije risubizamo umwana wagomba gupfa, mbonye ijuru rije riguha urubyaro byari byanze, akabikora gutyo nyamara atari Imana imubwiye. Ibi ntibikwiye ko Imana ishobora gukora igitangaza. Birashoboka, ariko muri uko gukora igitangaza nta muntu Imana ishobora kwifashisha kugira ngo ikore igitangaza. Yo ubwayo iraza ikagusanga, kandi n'ubuhanuzi uvuye ku Mana niwananirwa kugenzura ngo umenye ko uvuye ku Mana, genzura izo mbuto, genzura ubwo buhanuzi ufite. Ejo mu gitondo tuzaba urimo abantu bavuga ngo Imana yarambeye, Imana yavuganye nanjye ariko ntibyasohoye. Ese urireye ariko Imana yavuganye nawe koko? Rero Imana ibahe umugisha. Abantu turi kumwe mukomeze mudukore subscribe, mudukoreshe, muduhe na comment. Kubaho buri munsi umuntu n'undi, kandi kubaho ni ukwiga. Ibyo tutakoze neza mutubwire ati courage, bikore neza.
uzabikore gutya na gutya. Ubu nibwo buryo bwo gutanga ubutumwa. Imana ibahe umugisha, ndabakunda, turi kumwe.